kora wa mwaki anya chere tati ako hike anya na musia dia kora kara na kara weda kaga no that mire Atranda ubuhanzi mu ntara y'Amajyaruguru mu cyiciro cya gatatu cya Atranda ubuhanzi turiteguye ni nayo mpamvu aba contestant bose turi kumwe reka tuzamure intoki zacu niturangiza tubasuhuze tubereke ko twiteguye cyane Atranda ubuhanzi agura impano yawe nacha your talent. Girl, you know I love you, yeah, sure ndagukunda, yeah, I wanna whisper something sweet to you, my darling. Abagize akanama nkemurampaka ka Art Rwanda ubuhanzi icyiciro cya gatatu ni Rumaga Junior, afite inganzo ifutse, ni umusizi n'umwanditsi usigiye gukora ubuvanganzo butanga ubutumwa butomoye muri sosiyete. Ni ubitse igihembo cy'umusizi mwiza mu bihumbi 2022 n'ibihumbi 2023. Yakoze ibisigo byakunzwe nka Umugore si umuntu, Mazi ya nyanja, Ay'abasore na Narakubabariye. Mazimpaka Jones Kennedy ni umwanditsi akaba n'umukinnyi wa filime ndetse amaze imyaka isaga 30 ayobora filime. Kuva ku myaka 12 amaze gukina muri filime 36 z'imbere mu gihugu na 12 zo ku rwego mpuzamahanga. Ubumenyi bwe bumutereka mu mwanya mwiza wo kugira inama abakiri bato icyabateza imbere. Aline Sano ni umuhanzi n'umwanditsi w'indirimbo uri mu bagezweho. Yamenyekaniye cyane mu ndirimbo Naremewe wowe mu 2018. Izina rye rinahetse indirimbo zirimo Radio, Fake G n'izindi ziri kuri album Rumuri aheruka gushyira hanze. Impano ye ifite umuzi mu muziki aho yanyuze mu marushanwa magari nka The Voice Afrique imushyira mu banyarwandakazi bahanzwe amaso ku hazaza ha muzika. Bushayija Pascal yatangije ubugeni bwe nyuma y'umwaduko w'ubugeni bwa Azimut mu myaka ya 2000 afatanyije na Kosi Asu. Bushayija uzwi ku bihangano bikozwe mu buryo bwa 3D ndetse n'ibishushanyo bikoreshejwe ibikoresho byihariye akura inganzo ye ku buzima nyarwanda. Ibikorwa bye bimurikwa mu gihugu ndetse no mu mahanga bigaragaza umuco nyarwanda. Wilson Misago ni umuhanga mu gutunganya filime ndetse niwe nyiri Zacu Entertainment, ikigo cyagize uruhare mu ikorwa rya filime zirimo Seburikoko na Ejo si kera. Yashinze Zacu TV yageze kuri Canal Plus ndetse yafashije abanyempano kwigaragaza ku rwego mpuzamahanga. Gatsinzi Emery cyangwa se umwite Riderman ni umwe mu baraperi bubashywe mu Rwanda. Kuva mu 2006 amaze gukora album 9 ziriho indirimbo zanyuze abakunzi ba rap nka Rutenderi na Umwana w'imihanda. Yatwaye ibihembo bitandukanye by'umuraperi mwiza, niwe washinze Ibisumizi Studio ifasha abahanzi. Umutoni Rwema Lorraine ni umuhanga mideli washinze ndetse anayobora Uzi Collection, inzu igezweho mu guhanga imideli. Mu myaka 8 ishize yagize uruhare mu guhanga imyambaro ifite umwihariko wo guhuza umuco wa Kinyafurika n'imyambarire ijyanye n'igihe. Nakuze mfite imana nshaka kuzayereka abakomeye. Igisubizo ni Atranda ubuhanzi twongeye kuguha ikaze mu gikorwa cyacu cyo gushaka urubyiruko rw'abanyempano baje kugaragaza impano zabo mu cyiciro cya gatatu cya Atranda ubuhanzi. Yari byiza kubona impano nyinshi zitandukanye zatambutse imbere y'akanama nkemurampaka. Umunsi wanjye ngutangiye gutya suhuza aba judges banjye kubera ko bagiye kudufasha kugira ngo twakire impano zitandukanye. Twazengurutse igihugu cyose, uyu munsi turi mu ntara y'Amajyaruguru aho tugiye kongera kubona izindi mpano. Byari byiza cyane. Ni Atranda ubuhanzi turi gushaka abanyempano, urubyiruko rwiyumvamo impano ruturutse hirya no hino mu Rwanda. Navuga ko ari byiza kugira ngo turongere tubone izo mpano zizamuka. Ukomeza abona yego 5, iyo udakomeje ugaruka umwaka utaha ukagerageza amahirwe yawe. Ariko kugira ngo nkwereke ko tubiteguye, aba judges banjye bafite yego bafite oya kugira ngo babereke ko n'aba contestant cyangwa se baje kugaragaza impano zabo barabiteguye cyane. Ni Atranda ubuhanzi agura impano yawe, nurture your talent. My name is Lucky.
Mama way, hey yeah, mama way, hey yeah, mama way, hey yeah, mama way, mama way. Burya umuntu ni nk'abandi amaraso arasa. Burya umuntu ni nk'abandi amaraso arasa. Gira so iraguma kandi Imana ihora ihoze. Gira so iraguma kandi Imana ihora ihoze. Cyo gira neza wigendere, cyo gira neza wigendere. Oya gira neza, oya gira neza, gira neza wigendere. Oya gira neza, oya gira neza, oya gira neza, gira neza wigendere. Burya umuntu ni nk'abandi amaraso arasa. Burya umuntu ni nk'abandi amaraso arasa. Urakoze cyane Jennifer. Thank you. Reka ndebe icyo bagenzi banjye batekereza. Wow, finally uratambutse. Urakoze cyane. Ariko rero ukeneye impamvu ngewe nguhaye yego ntago ari uko waririmbye neza cyane, ariko nuko mbona ko wakwigishwa mu gihe gitoya kandi ugakora ibintu bwiwe. Ndagira ngo ugende ufokasinge ku ijwi ryawe kurusha uko ufokasinga kuri gitari. Ijwi ryawe nirigira ahantu rigera ubone noneho wataka gitari. Ukora imyitozo myinshi, amatekinike uri gukoresha ni meza, ariko urumva ko ijwi riracyakeneye gukora cyane. Uririmbe cyane kuko urabona kugeze ku cyiciro gikurikira kugira ngo noneho uzabashe no kugera n'ahandi harenzeho. Imideri nkoresha ubudodo ndetse n'amatisi, sometimes nkabivanga kugira ngo bihindukemo umwenda nshaka kurema. Ubwo rero ni muri urwo rwego nakoze imyenda. Hano iyo muri kubona ni y'ubudodo, hano akaba hari imyenda y'amatisi. Intego yanjye akaba ari ukugira ngo byaguke birenge imipaka y'igihugu, bibe byagera hanze y'igihugu, abanyamahanga babone Abanyarwanda ko bafite impano. Murakoze. Urakoze cyane. Ubuhanzi bwawe muri iyi myenda ni ubuhe? Ubuhanzi bwanjye muri iyi myenda, hari abantu benshi badatekereza yuko ubudodo bwahita buvamo imyenda nk'iyi ngiyi, cyane cyane ko imashini dukoresha benshi bayita ko ari imashini y'imipira, ariko bakaba batabasha gusobanukirwa ko hashobora kuvamo amakanzu, hashobora kuvamo imipira yindi y'ubundi bwoko umuntu yakwambara bisanzwe, bakaba bazi ko ari imyenda umuntu adoda iriya uniforme z'ishuri. Muri urwo rwego. Urakoze cyane, ariko dusanzwe tuzi imyenda y'ubudodo ko kuva kera imyenda y'ubudodo irazwi. Akenshi bakoresha amakroshe. Okay. Mu Rwanda wenda cyangwa se inaha mukoresha crochet cyangwa mwakoreshaga crochet, ariko ni imyenda isanzwe abantu bambaye ubudodo kuva kera cyane. Nari ntegereje kumva umwihariko wawe ufite. Naho ku kijyanye n'amatisi urabona ko ntabwo uramenyera gukoresha amatisi, indodo zawe ukuntu zirimo zirasafuka ku myenda, urabona ntabwo biri finished well. Nka hariya amapense ahantu hari ntabwo haringaniye. Ni kubera ko atambaye maneki.
nta kibazo gusa ikintu nashaka kubwira ibintu byawe uri mu murongo mwiza ariko haraburamo ikintu cy'ubuhanzi bwawe ikintu gituma mbibona nkavuga ngo uyu mwenda ndabizi ko wakoreye i Musanze ahantu aha n'aha so wite cyane cyane ku bintu by'ubudodo yego ariko ubigiremo impano yawe yego uvuge ngo iki nicyo nshaka gukora kandi nka kinonosora kikavamo kiza cyane yego ariko ubu ngubu urabona ko ugifite igitekerezo cyo gukora ibintu byinshi hamwe ariko ukeneye kubitoramo ikintu kimwe ukavuga ngo iki ngiye kugikora neza nkinonosore uyu munsi ngewe ni oya ariko nkubwira ngo ugire courage uri mu murongo mwiza ukeneye umwihariko wawe n'ubuhanzi mu bintu ukora cyusa ubuzima bugira ubusobanuro cyugamo cyanjye ishema ndi mu gituza cyawe nabonye uri ku rusozi ndagakurikira babonye uko turyoshye ngo ndaguharaye ibi turimo twembi biturimo si kururu kuko turakeneranye manamu nkunda uburyo umfata neza ubebe yipe wankomeje nari ncitse intege wampaye byose nari nkeneye nakunze uburyo bigenza gake walawe ngoma winumiye baby wankoza hano wantwaye paradise imisi n'imitindi narabibonye umuntu agirwa n'uwe niriwe ngutekereza urukundo rwanjye izuba rirarenze urakoze cyane Samjo Jajaline Semjo wakoze cyane kwitabira Art Rwanda ubuhanzi ndi kubona urukundo rwinshi cyane rw'umuziki muri wowe ariko nanone aya ni amarushanwa sibyo turi gushaka abantu bahiga abandi iriya ndirimbo ni yawe watangiranye ni wowe wayiyandikiye wowe waziyandikiye ukomereza aho sibyo ariko ijwi ndumva bitaraza pe wakomeza ugakora imyitozo so rero ko yakora amarushanwa ntago ubashije gutambuka ariko ijwi komeza urikoreho maze rero ntucike intege koko mpemuke ndamuke mbebe n'impinga mpingutsemo mbebe n'inturo ntuye none mbebe n'inganzo nganjemo niyi ntero nteruye none niyi ntango nteretse ndeba inteye intimba intimbura wese inteye inkeke ndaza amajoro ngo mpemuke ndamuke bwitwe ejo gute yaba intero mu mucyo wacu ngo bize ngaramye nyabuna dore urigaramiye rwose nta mukoro nta murimo nta sano nta somo ngo mpemure abakoze mbakabagara ntwara magana mena amaraso bwitwe ejo ngeje ejo bundi nzakizwa abanyamurava bashira utyo ishano shenge rishibuke nakumira ese basore musoretse ko mumena amaraso nta soni mugasogota nta shiti so na nyoko mu busore babasasiye imisego isobetse rwose ubunebwe ngo musogota abasiganwa n'iyi si isaba ubusirimu abari beza abanyarwandakazi bo bariye umwanda baradandaza ubuzima ugira ikindi gisigo kitari icyo yego watunyurizaho murakoze cyane umuvugo icyomoro n'igihango ndaje nsanganiye iyi nganzi itagira uko isa nshuti z'iwacu isa n'amasimbi ya karisimbi isa n'umuseke wo mu museso ugira n'ikindi kitari icyo yego noneho ugiye kugitura mu buryo bw'inkuru ntutangire uvuga ngo umuvugo yego uze ntutura amataga uze kuvuga mu buryo bw'inkuru mu buryo bw'inkuru yego yego ngaho kitubwire indarukwa ni mwarimu ndaje ndate ndatwa ndaje ndate dawe ndaje nshime mama muri iyi nganzo mama reka ndebe icyo bagenzi banjye babivugaho nayigize iki uri umuhanga ariko binkundiye bikagukundira ku rutage wakora gutyo ukoze nyuma ntugatangire uvuga ngo umuvugo yewe n'imyambaro nta teka rica kari imikenyero iramutse itabonetse ntuzigure ariko cyane ntekereza ugeze kuri finali utegure mu buryo bw'inkuru kuko amataga n'irarire bikunze kugorana ndagukosora ku cyanyuma gato wavuze ngo bamere utyo
ntibavuga ngo bamere utyo, Yego. baravuga ngo bamere uko. Yego, murakoze. Imana y'u Rwanda ihorana nawe, urakomeje ubwo nawe kuri finale. Murakoze cyane. Mpereye kuri iki ngiki, akenshi iyo ngiye gukora nihaye insanganyamatsiko runaka ndi bukoreho bitewe n'ubutumwa nshaka gutambutsa. Mpereye kuri iki ngiki nakoze ku ikoranabuhanga, aho nashaka kwerekana bitewe n'ukuntu ikoranabuhanga muri iyi minsi rikomeje gutera imbere. Rero nashatse kwerekana ko kuri ubu ngubu ibintu byinshi wabikora kuri telefone yawe ngendanwa, na hari aho bitakiri ngombwa kuba watonda imirongo bitewe na serivisi runaka uri gushaka. Rero nkaba narashatse gushishikariza cyane cyane urubyiruko n'abantu muri rusange tugerageze twige neza gukoresha ikoranabuhanga, kuko burya iyo urikoresheje nabi rirakuyobya kandi iyo urikoresheje neza rirakuyobora. Nkakurikizaho iki ngiki nari nihaye gukora ku muco nyarwanda, naho imisambi yanjye muri kureba nayikoze. Impamvu nahisemo gukora imisambi, nari nakoze ku bwiza bw'inyamaswa n'ukuntu twazibungabunga. Rero nakoze imisambi kubera ko imisambi ni zimwe mu bwoko bw'inyoni bwagaragaye ko mu myaka yashize bwari butangiye kugabanuka kubera ubwiza bwabyo. Urakoze cyane. Uraje kutwereka ubuhanzi bugendanye n'ubugeni. Yego. Turabona yuko ukunda gushushanya rwose, ugomba kuba ukunda ubugeni cyane, biragaragara. Yego. Ariko haracyarimo byinshi bibura byerekeranye n'ubuhanga bwo kumenya gushushanya no guhanga. Mu guhanga hari ibintu bibura, no gushushanya nabwo haracyari intera ndende yo kugira ngo ubimenye. Banza ugende witoze umenye gushushanya kugira ngo uzabone uko winjira mu bugeni neza. Ubugeni bujyana no guhanga, biracyari kubura. Rero aracyakeneye imyitozo myinshi. Aka kanya ni oya. Murakoze. Nagukunze narebye inyuma, nagukunze udafite abafana, nubwo iby'isi bikugurukana urabizi sinabiruhana. Kwihangana biranga urukundo rwanjye nahaye inkumi, maniga sinzi gusoma kandi narasibaga ko gusoma. Umutima wabaye urukoma, amaraso atemba yabaye igikoma. Ubu nyanze ndagwa muri koma, ibintu nkoreye Imana irabibona. Nyamara umenya ndi guhona, hari ibyo nkwereka wamaze kubona. Za message bizunga magana tuba tugihura ibitutsi amagana. Ubu woru unyamagana ninite nataye muramamagara. Mu mashuri wendaga gusarega izanjye nasebye rizaturarata. Mu rukundo sindimo guhata, wiboneye abandukira imipaka. Mumvura nabaye umutaka cama penzo ndenza bitaka. Dukundane, hari indirimbo yawe ufite? Yego ndayifite. Yego, iririmbi yawe noneho. Okay. Nihe bibera, nihege muzidakinwa utazanya amahera, nihe rinatungwa kamera tanga kapera, nihehe n'ababera batagitanga freda, nihe atoza amaniga kuba magangsters, nihe imbarutso tuyitunga abahaters. Mbazuko neye mbazaho mva nihehe, mbazuko ndenze mbazaho nakuye tarurenze, mbazuko menze ubarwe muri genge. Yeah, you know where you found me, yeah. Wambabariye ufite indi? Indi yawe. Yego ndayifite. Noneho gira vibes. Urabona ukuntu wambaye n'ukuntu ikijwi cyawe kiri gusohoka, nizo vibes nshaka kubona uri kudukubita kuri stage, sibyo? Noneho subiramo indi ndirimbo yawe, ariko noneho duhe vibes like, sibyo? If like irekure kabisa, hano turi hano kubera impano yawe, sibyo? Duhe vibe twagiye. Umwe ku mubumbi iyo mubonye ndamusatira, akinkubita imboni nawe ahita ahindukira. Icyadutanya kitari impanuka kirazira, na numwe wabinkoreye ni harudinzira. Nukuri n'ababeshye be niwe big dealer. Of course baby wanjye nkunda byo numubikira. Twaciye umurongo abandi barazimiye, igihango twakigiranye dufashe kuri Bibiliya. Sinzi ukuntu niyumva ndi kureba iyo ndoro. If no mbona It's okay. Iyo ndirimbo ni yawe? Yego ni yanjye. Uri sure? I'm sure yitwa Urukingo. Okay. What do you think? Murakoze.
Courage, girl. nitwa Umuhoza Nadine ariko kandi nkaba agasizi sangwa simpunga muhoro muzaho ntirenganya nkaba mpinga nziza ziri mu mugabane impundu n'impamvu impumuro yanjye ikagana ntere impanuro nkazitanga impuruza impundu zikavuga hose maze ubwo impumu zigashira hose ndi umunyarwandakazi umwana w'u Rwanda nkitwa Mukunda u Rwanda n'ikimenyimenyi n'ukuri namwe n'abakunzi nteruye iyi nganzi inganje neza dore ikiganza ndabasuhuje dore uno munsi ibyo ntusanzwe nzanye iyi nganzo nje ntiganda ngo mpuruze impinga mpuze abahanga mpuze abarwanga izo mpaka zabo nkibuke hirya ngaruke hino nijijishe mbaze nturinde uti ndi umunyarwanda nishema ntunze umurage nk'uyu narawutoye uwo muco wacu ziraguceba mba ndoga data niko duteye ubu bumwe bwacu niryo pfundo kandi uripfundiye waba upfobya ngo umfasha nawe uripfumbate nanjye nti uretse gatoya byibuze umunota umwe mbashoze ariko se yemwe muri aho hobe 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 Rwanda hobe Nadine nibazaga hari ikindi gisigo cyangwa umuvugo ufite utari uwo yego watunyurizaho urinde koko mbwira urinde undaza nicaye nkabona iminsi nansiga amasaha agenda yicuma yisuka ari nako nishuka ntahari wenda nzarora ndore uwo nguwo undaramo untera iteka mu nzozi nkabona rwose nicaye aho ku gasambi ndambije undemamo ikoba hicaye yica akajisha nanseka ariko ubundi urinde iteka untera kwibaza ntinda kuri ibyo nibaza atera ijwi ryo atuje ati karabo keza kandazwe Umuhoza Nadine ko numva ntakivuye inaha urakoze cyane urakomeje nubwo nari ntarabona ku bandi ariko urakomeje cyane cyane iki gisigo ushorejeho ibindi byose bidode muri uwo mujyi iki ngiki mfite cyitwa in the growth behind the growth there is a pain ni ukuvuga ngo nyuma yo gukura runaka hari uburibwe tubanza gucamo ni ukuvuga ngo buri cyiciro cyose waba urimo for example reka mbahe nk'urugero namwe aho mwaciye kugira ngo mugere aho ngaho mwicaye hari uburibwe mwabanje gucamo ni ukuvuga ngo rero iki gihangano nagikoze nshaka kuburira urubyiruko hari step tuba dushaka gusimbuka kenshi ugasanga turashaka nko gukira mu ijoro rimwe ugasanga hari ibintu dushaka kugera mu ijoro rimwe kandi bidashoboka ni ukuvuga ngo niba ushaka kuba umukristo hari ibyo ugomba kureka kugira ngo ubashe kwacivinga bwa bukristo ushaka kwacivinga niba ushaka kuba uwa mbere mu ishuri hari ibyo ugomba kureka kugira ngo ubashe kwacivinga wa mwanya wa mbere ushaka twihuse reka tujye kuri iki ngiki nacyise suicide kwiyahura ni ukuvuga ngo urubyiruko mwihangane nibanze ku rubyiruko kuko nicyo cyiciro ndimo uretse gato ntabwo jyewe nsobanukiwe icyo uvuze urakivuze ariko nsobanurira ibishushanyo biri aho ndabona ibiti ndabona kwigunga sobanura icyo giti sobanura uko kwigunga sobanura izi mbavu ziri hano ndabona nazo ziriho imizi ubwo rero hano icyo nashatse kuvuga murabona emotion uno muntu afite arasa nkaho hari ikintu runaka kimubabaje ariko yihanganiye nanone kuba hari ibintu biri kumucamo mu mubiri urumva niba iyo uri kujombya hari uburibwe wumva ariko ikintu kiri kumucamo ni ikintu kiri kumukuriramo ni ukuvuga ngo hari uburyo bundi ari gukuriramo mu buryo bumwe cyangwa ubundi ni ukuvuga ngo ahangaha hari ikintu ari kwihangana ariko afite icyizere yuko hari ibindi byiza agiye kwacivinga imbere aricyo bishushanya n'iki giti cyakuze kikaba cyazanye amababi gitoshye bivuze ko hari iyindi ntego ashaka kwacivinga ariko akihanganira bwa buribwe ari kugenza gute ari gucamo urakoze cyane ese ubundi kuri izo taburo aho ngaho kuri fond akoresheje matière aho kuri fond aho ngaho kuri fond yayo kuri fond ya taburo bakoresheje matière zibashushanyirijeho ni igishariro ni igishariro nkoresha ni ukuvuga ngo ngaragaza uburyo nkoresha igishariro background aho hagombye kujya ntuza ni siyire hehe aho ngaho ukuntu uza ko ni ukuvuga ngo ngewe aho hagombaga ko hari canvas n'ibiki
ni igitambaro. aho ni igitambaro kikiri ku kibyo bintu. Ni igitambaro nshyiraho igishariro. Ni ibarizo. Ni ibarizo. Naho intuza wakoresheje iyihe? Hehe. Ushushanya? Nshushanyisha irangi ry'umukara ariko nkagerageza kugira kudatakaza wa mwimerere wa cya gishariro ku buryo lighting aba ari cya gishariro kiri inyuma, ku buryo nyine mbihuza, ku buryo dominance na background bigirana relationship. Guhaye yego bitewe nuko ari umwihariko wawe ufite, nta bandi bantu bajya babikora. Ngenda guhaye yego. Yego murakoze. Mama, ndakwiyamye n'undi munsi nta n'isoni umbwira ngo ntabwo nagiye ku ishuri. Ubundi se ko data yize we bimumariye iki? Ahubwo akanze nigendera. Alo, umunyeshuri wanyu ko twamubuze byagenze bite? Turabamenyesha ko guhera uyu munsi kubera imyitwarire mibi tutamukeneye muri iki kigo, akeneye kwisubiraho. Ariko mama ndagukunda. Okay. Nawe urabibonye. Noneho kuramo ayo marinete nkwereke. Kuramo ayo marinete. Noneho reka kuba umusinzi. Mama mwereke ko ishuri utarishaka kandi umwihanize kandi ntazongere gupfusha ubusa amafaranga ngo arakwishyurira kuko we wahisemo gukora ibindi. Ngaho twagiye. Mama Mama nguyu ubusinzi bureke. Va mu businzi. Mama nguyu. Dore ngo mama nguyu. Mama ndakwiyamye mukobwa mwiza nkanjye njya ku ishuri amaguru yanjye siyazamara iki? Njye ubu uri gutanga amafaranga yawe wabuze ikiyamaza? Mama ntuzongere kurota ko njye najya ku ishuri kwigomara y'iki se? Ba sogokuru barize, ba nyogokuru nanjye nziga, sibwo byashoboka? Mama ntuzongere kubirota, njye ntabwo nzabaho kuko nize. Ikikugoye wenda ni ugushaka ibyo ugomba gukina, siko bimeze? Ariko ushobora gukina cyane, ushobora kwirekura role zose wamereza. Nabibonye. Reka turebe icyo akanama nkemurampaka kavuga. Igisigaye ni uko kwandikira script wowe ukajya muri character yayo. I used to believe we were burning on the edge of something beautiful, selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Go through the darkest of days, having to heartbreak away, never let you go, never let me down. Oh, it's been a hell of a ride, driving the edge of a knife, never let you go, never let me down. Don't you give up, nah, 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 I won't give up, nah, 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 let me love you. Wakoze cyane ku bintu tuzaniye. Wize kwa Padiri Veiko? Yego. Ibikorwa byanyu birigaragaza. Ibintu wakoze birasa neza, patchwork wakoze zirasa neza. Njyewe ni yego, ariko umenye ko uri guhatana n'abandi benshi cyane mwiganye. Yego. Kandi bamaze kubigeza ku rundi rwego. So kuri final uzakora ibintu bitandukanye n'ibi ngibi kandi ukipinge collection imwe. Yego. Bon nka queer wambaye ni nziza cyane, zikoze neza, sinzi niba ari wowe wazikoze.
wazikoze rwose. So nk'iyo njyana ni nziza, ndumva nta muntu wundi nigeze mbona ubikora. Yego. Tuzabonana kuri finale. I Murakoze hope ko cyane. batambutse. Murakoze cyane. Mbona igicuku kinishye mpita mfata umwanzuro wo kuva mu rungano muri ka gakungu katuyobya. Ndababwira nti nta nzobe nzaramya ngo nzobere nzire, kuko ninge nziri nzika nzirika inzangano nzimye urwaho ndwima urwamo ntarama inkera icyago nkihe ngihamye icyico. Mbese mwambari ubukaka muntu utunze utazi ubwacye, wumva icyanzanye ari icyashaka nkikubwire sinkerensa ni igiteye akakandare. Nseka idasingiza abayikeza ndoro ya mwiza umuzira ubwira yagusuye ntuyiheza urayitonesha ikagukenesha n'ejo ntibikangwa ikaza. Imitima yabo iyo niko iteye utaramu umwe ataramye ahandi neje atekereza Kalisa ndetse na Kiza azamusura ntabikangwe bikaba injyana. Ijana murindi yo niyo ntega gutega isura inseko n'ibindi ntunatekereze gitera ugasuka byose ukamena hasi agasigusingiza mu madeni. Oya simbateye singe gitera umutima utera utabinshinja gusa kurenzaho ndabihunzwe. Bigena Ukuri Imana. kurandi ngenda gushaka. Bigena Imana injira mu mabango ya nyuma noneho y'igisigo cyawe. None bato batari gito mbibiri banga. Reba shenge maze ushishoze hato udashenga ugushira ushonga maze ugashoka utanabishaka ugashira wese uziza abashonje. Ufite ikindi gisigo kitari icyo? Yego. Tunyurizeho. Rwibarutse. Rwema nkwisi mparirwa kwesa rugaba kandi ukazira icyasha. Rwanda ntaramuri inkesha ratwa mbyeyi wibyaye mu bawe. Inkuba intwaye indengeje icyenda inshuro tubishima ubyiriye ingenzi bamba bambariye ubuhanga. Imfura niseka arizo bantu kuko Rwema. ubuhanga ubwo naba umuntu. Reka ndebe urakagwira ubwo ntwaye na Rwema kuko uyivuze neza. Yego. Ubwo buryo utuye ni wowe uri mu bambere Yego. mu bantu twabonye Yego. bakora mu buryo bw'amataga by'ukuri. Yego. Injyana ukozemo none ahangaha Yego. uzayikomeze. Murakoze cyane. Ndabona uko biri kose ugeze kuri finali. Yego. Ugenda ukore ku mataga cyane. Murakoze cyane. Urakoze nawe. Sifa urakoze cyane kutwereka ibi bihangano byawe, ni byiza. Biri mu bwoko bwa costume zambarwa mu mafilme, mu bitaramo abahanzi bambara bitari imyenda yo kwambara buri munsi. Ni byiza, biri very creative. Njyewe uyu munsi ndaguha yego, ariko ntukangurira kwita kuri finishing ya products zawe, kubera ko abantu mugiye guhatana ni abantu nabo bafite ubuhanga bwabo kandi bakora ibintu byiza. Kugira ngo rero ubashe kugira aho ugera, ndimo ndabibona ko harimo recycling material, hakaba harimo n'ibipapuro bya billboards. So ibi byose ni ibintu ugomba kwitaho. Iyo wambika umuntu hari ikintu ushyira munsi kugira ngo atagira allergy ku mubiri. Nkuko nabonye aho ngaho wagiye ushyiramo akantu k'akamusitikeri, no ku bindi bisaba kugira ngo ujye ushyiramo ikintu kugira ngo atagira ikibazo ku mubiri. Nitwa Tuyizere Sifa, naturutse Musanze mu Cyuve. Yego zose nazibonye. Biranshimishije cyane, sibyo ko binanunguye nabwo, ako biranshimishije cyane. Bangira inama yo kunoza cyane cyane nko mu gusoza, ndetse no kuba ari ibintu nyine byaha umuntu amahoro cyane. Iyi myenda ni imyenda y'ibirori yo gutaramana se, imyenda y'amafoto y'ibirori cyane cyane. Ese nzakora iki kunyumve, niyihe sinye nzakora gushoneye, nkunda kugusetsa ngo wishime, ariko bikananira kubikubwira. You are my controller, you're my love. Ngira isoni n'ubwoba bwo kubikubwira. Yego, ufite isoni n'ubwoba aka kanya, kandi ufite ijwi ryiza, uri no kuririmba neza, ariko noneho byarushaho. Ndagira ngo uturebe
usobanura ibintu uri kuririmba ubwoba kuri njyewe yego yanjye urayifite niba ari icyo ushaka kumenya, ariko none ndagira ngo uyishimangire, ureke ubwoba, ureke kuririmbira mu menyo, sibyo, umwuka uwusohore maze uduhe ibyo waduteguriye. Ese nzakora iki ngo unyumve, niyihe sinye nzakora ngushoneye, nkunda kugusetsa ngo wishime ariko bikananira kubikubwira. You are my controller, you're my love, I know. Ngira isoni n'ubwoba bwo kubikubwira. Yo, maybe I used to hide my feelings to you, ariko iyo ngeze imbere yawe urabibona uburyo natinga nkuririmbira. Clever. Bonye yego wabashije gukomeza, nugera kuri ahakurikiye uzagerageze kureka ubwoba, ufite ijwi ryiza byavamo ibintu bikomeye cyane, ariko nukomeza gutya ntabwo uzatambuka. Umusi w'Uwiteka uraje, uri hafi uziye amahanga yose, uko wagenje nawe niko uzagenzwa, ibyo wagize bizagusubira ku mutwe, ibibi wakoze uzabibona, ibyiza wakoze uzabibona, ibyo ubiba n'ibyo uzasarura, uramenye ujye wirinda cyane, ariko mwebwe bubaha Uwiteka muzatura mu bwami bw'ijuru, kuko mwubashye Uwiteka muzaba munsi y'amababa ye. Uwimana wakoze cyane kwitabira Art Rwanda ubuhanzi, ntago bashije gukomeza. Germain, umeze neza? Yego. Umwuka urahari? Yego. Witeguye kunyemereza bariya ba judges kariya kanama nkemurampaka, ndagira ngo tuve hano mu ntara y'Amajyaruguru ku munsi wacu wa kabiri. Uyu munsi twakiriye Rulindo na Gicumbi, bazakugumane mu mitwe yabo ntibazakwibagirwe, urabimfashamo? Yego. Uriteguye? Yego. Bimfashamo kuri uyu munsi sinzakwibagirwa. Yego. Urakoze, umwanya no wawe. Warahiriwe kuko namenye izina ryawe, uri umwana wanjye, nagutumye mu mahanga kubwiriza ubutumwa, kw'imbohe zibowe. Warahiriwe kuko namenye izina ryawe, uri umwana wanjye, nagutumye mu mahanga kubwiriza ubutumwa, kw'imbohe zibowe. Ndagira ngo umfashe wongeremo akandi kamwe, ureba ziriya yego zawe nawe bikwereke ko uyu munsi hari aho umaze kugera kandi hari aho wifuza kujya. Ni Art Rwanda ubuhanzi, nurangiza kuzireba urangiza ugenda uzifate. Twongereremo akandi kamwe, ndakwinginze mfasha umunsi wanjye ngusoze meze neza. Nacyambuza guhimbaza Uwiteka kubw'imbabazi ze n'ubuntu agira, nacyambuza gushima Uwiteka kubw'imbabazi ze n'urukundo agira, nacyambuza gushima umwami wanjye kubw'imbabazi ze n'ubuntu agira, nacyambuza guhimbaza umwami wanjye kubw'imbabazi ze n'ubuntu agira, ubuntu bwe nibwo bwa
nibwo bwangize uwo ndi we ubuntu bwe nibwo bwangize uwo ndi we ubuntu bwe nibwo bwangize uwo ndi we Rwanda ubuhanzi agura impano yawe na Chayo Talent. Uragenda nurangiza ufate ziriya yego uragaruka hano nurangiza uzinzanira uzifite tuzereka abantu bose bakurikiye Rwanda ubuhanzi. Twagiye mu ntara y'amajyepfo, twagiye mu ntara y'uburengerazuba, twagiye mu ntara y'uburasirazuba, twagiye mu ntara y'amajyaruguru, umujyi wa Kigali. Turabategereje umujyi wa Kigali, mugomba kwerekana impano zanyu. Uyu ni umunsi wacu wa nyuma, umunsi wacu wa kabiri mu ntara y'amajyaruguru, Rulindo, Gicumbi. Mwakoze kutwereka impano zanyu, mwakoze gutambuka imbere y'akanama nkemurampaka. Turashimira mushiki wanjye udufashije kugira ngo umunsi wacu tuwusoze neza. Nurangiza urazifata, nurangiza uzerekane kuri kamera ikuri imbere, niturangiza tubabwire ngo namwe musigaye i Kigali mugomba kutwereka impano zanyu. Ni Rwanda ubuhanzi na Chayo Talent agura impano yawe Kigali. Turabategereje, dutegereje impano zanyu, dutegereje ko muzabona yego 5 mugakomeza mu kindi cyiciro. Wakoze kuza, wakoze kwerekana impano zawe, aho tutaragera tugiye kuza kugira ngo namwe mutwereke impano zanyu. Wakoze kuza, wakoze gutinyuka, izo yego ni zawe. Mu kindi giciro gikurikiyeho uzitware neza. Ndahamagara judges nibarangiza baze dufate ifoto yo gusoza umunsi wacu wa nyuma mu ntara y'amajyaruguru. Iyi ngiyi ni Rwanda ubuhanzi agura impano yawe na Chayo Talent. Niyo mana Elioti Imana isubirisha umuriro, niyo mana abahanuzi ba Bali batatsira imana yabo, abahanuzi ba Bali batatsira imana yabo. Barasenga barasenga Bali ni Yehova, barasenga barasenga Bali ni Yehova, yeah. Barasenga barasenga Bali ni Yehova, barasenga 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 Bali ni Yehova, baretse bagura baretse bagura baretse bagura baretse bagura baretse bagura barasenga 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 yo yo Bali ni Yehova, nibemenyekane ko nibemenyekane ko mana wawe mana gusa mana gusa ayindi mani iwanjye nawe zindi na mirimo n'imigambi zigira mana wawe ayindi mani iwanjye nawe nibemenyekane ko mana wawe mana gusa ayindi mani iwanjye nawe. Musanze byari sawa cyane, impano nyinshi zirahari cyane mu byiciro byose bitandukanye. Tukaba twarishimiye rero kubona impano zavuye hano muri Musanze, ariko tunashishikariza abanyakigali kugira ngo bamenye yuko tuvuye i Musanze ariko tuje no kureba n'impano z'i Kigali. Ku bantu bose bafite impano bashaka kuzigaragaza, ntimuzabure, muzaze mugaragaza impano zanyu muri Kigali, niho dukurikizaho kuri uyu wa kane. Kamwe mu tubazo twagiye tubona mu bice bitandukanye aho twagiye tunyura mu gihugu, twagiye tubona yuko hari abana benshi baza batiteguye, ugasanga nk'umuraperi ntiyibuka indirimbo, ararapa yageramo hagati akibagirwa indirimbo, ugasanga nk'umuntu ariho aravuga igisigo cyangwa se umuvugo yagera hagati akibagirwa. Abanyakigali mwitegura icyo kintu, muvuge muti twebwe ntabwo tuzibagirwa. Niba utari kuza kugaragaza impano yawe, uzirikane yuko uzabuje imbere y'abajije, uzirikane yuko turi inshuti zawe, tuje kubona impano yawe. Ntugire ubwoba, ufate igihangano cyawe mu mutwe wawe, uzukitugaragarize, hanyuma utambuke ubone za yego gusa, hanyuma ujye ku rwego rw'igihugu.